aye umugabo witwa Philbert. Nibyo se? Yego. Niwe usigaye ari umuyobozi mukuru wayo, niwe muyobozi wa Dove, ariko Philbert si umwadeperi. Noneho twibaze, ADPR yaragurishijwe. ADPR nako Dove yaragurishijwe. Dove yarakodeshejwe. Kuko twabibonye muri kiramo. Ubu none ingamba zayo zaba zarahindutse. Zarahindutse. Ofete kuvuga ngo bya bintu bangurajyana y'umuntu mwasezeranye gusa. Cyangwa se inzoga ntabwo zemewemo hari. Simbizi ariko wumvishe ko abanyamakuru babibajijeho. Twibaze Dove yaragurishijwe. Nanjye nibyo ndi kwibaza. Dove ishobora kuba yaragurishijwe. Ntabwo tubizi. Ntabwo yagurishijwe nawe. None se yabikiri mu biganza bya ADPR nta bantu bize management muri ADPR kariho tuvuga duhera. Uyu mugabo ni inshuti yanjye, I'm so sorry. I know. Ndabizi ni ikigana ari bugikurikirana. Kandi uyu mugabo ni umushoramari. Nyine umushoramari. Ubu nshatse namwamamariza ariko kamziyorere. Afite izindi company ze zibwite ku ruhande. Ni umujene rwose. None twibaze nimba itaragurishe dusesengura ahantu Jerry. Nimba itaragurishijwe. Wende kavango ni umukozi. Muri ADPR nta wizi ibi bintu. Kugira ngo basi banabateze imbere. Wasanga badahari. Bari kuri urwo rwego. Rwiri? Wasanga je sais pas. Ibibaho. Ntago bibaho. ADPR ifite abantu bize. ADPR ifite abantu none se nkubwira none nimba batarimo abari kwishyurira A0 ubu nta AE bari bafite. Harabiri kwishyurira. Bazanavanamo buno buyobozi bushya. Muraho neza Pastor? Bravo. Mahoro y'Imana. Nitwa Bobo. Umunyamakuru kuri Give Hope TV. Sinzi aho mwatwemera tukagira akantu tubabazaho ari ibintu twari turi kwibaza ku bijyanye n'ibikorwa remezo. Okay, murakoze cyane. Iyi Dove Hotel ni inyubako Abakristo bagizemo uruhare. Banatanzemo umusanzu. Ariko uyu mwanya hakaba hagaragara wenda ko yaba yashyizwe hari mu biganza by'abashoramari cyangwa mwavuga ko yaba yagurishijwe, ko twabonye ejo ndi babaza umugabo witwa Philbert nk'umuyobozi usigaye yihagarariye. Ese iyi Dove Hotel yaba ikiri mu biganza bya ADPR? Dove Hotel ni ADPR 100%. Philbert ni umuyobozi wayo. Byumvikana ko ni Dove Hotel iri mu kigo cy'itorero gikora investment company. Yego. Gihuza ari Dove Hotel, ari hotel y'Igicumbi, ari ama guest house. Kikaba kigira kodi kirwa n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo yikurikirane imikorere yacyo. Ni ikigo cy'itorero 100%. Noneho ikaba ifite nyine umuyobozi Philbert. Yego. Kuza ibyo bikorwa bikorwa muri Dove. Rero ni ADPR 100%. Yego. Mu rwego wenda rwo kuvuga ko mwafashe Philbert maybe no mwadeperi w'imbere cyangwa yuko mwabonye ari ufite ubushobozi bwo kuyobora Dove? Umukristo waho. Umukristo imbere mushumba mutwihanganire wenda. Noneho ikindi iyo dutanga akazi
abantu Mhm. nuko babasha gushyira mu ngiro misiyo y'itorero. Ntabwo tujya kuvangura amadini. Sinzi impamvu ushaka kumenya niba mu ADEPR cyangwa mu ADEPR. yuko twibaza wenda ko iyi Dove hoteli ni inyubako yateje imvururu cyane mu gihe cy'itangira kwayo. Ndatekereza mwe mutarajya ku buyobozi, bwari ari ubuyobozi mwaje musimbura. Twavugaga tukibaza nta kuntu ese nimba umumaro wayo yakagira umumaro abakristo wenda ba ADEPR muri rusange, haba harabuzemo umuntu ufitemo ubwo bushobozi n'ubumenyi bwabyo kuburyo yayiyobora. ADEPR igira abakozi, Dove Hotel igira abakozi benshi b'aba ADEPR, ariko ibasha no kugira n'abakozi basengera mu yandi matorero bitewe n'ababashe gutsindira umwanya w'umurimo. Yego. Nyine dushyira umwanya w'umurimo ku isoko, ugashaka uwutsindira. Icya mbere tuba kirebwa ni uko abasha gushyira mu bikorwa misiyo y'iterambere mu Kristo. Rero iyo ari we watsinze ntabwo tujya gushyira itangazo ku isoko tuvuga ngo turashaka kuba mu ADEPR, ariko ifite abakozi benshi cyane bava muri ADEPR, bava mu itorero rya ADEPR, nabo bijyanye n'uko nyine bagiye batsindira imyanya y'uwo murimo. Yego. Murakoze cyane. Iyo dukurikiranye amakuru wenda y'uburyo yatangiyemo, twabivuze wenda haruguru, twagatekereje ko yakagiriye umumaro abakristo muri ADEPR. Ndaguha urugero, wenda tujya tuvuga ngo abadivantiste ari uburyo bafashamo abakristo babo muri kaminuza zabo, mu bikorwa byabo remezo hakaba hafi, abakatolike nuko n'ayandi madini amwe n'amwe. Ese ADEPR mu bikorwa byayo muri rusange bifitiye akamaro ki abakristo muri ADEPR? Ndavuga urugero, niba mufite sara kuri Dove Hotel, nk'urubyiruko cyangwa umujene wo muri ADEPR ufite ubukwe, mubasha mwamushyigikira gute mu buryo bwo mu bikorwa remezo yaba yaragizemo uruhare cyangwa ababyeyi be? Mu buryo butandukanye. Icya mbere nicyo kubanza kumva icyo ibikorwa nka biriya byubakirwa n'umumaro bifitiye itorero muri rusange, kandi nyine bifitiye itorero muri rusange umumaro. Icyo ukora n'umuntu ku giti cye, yaje mu cya mbere kubanza kwishimira kaje muri hoteli y'itorero rye. Yego. Icyo ni icya mbere yishimira, ariko nawe akaba agira uruhare mu bihakorerwa. Urabizi ko hari uburyo bafasha abaza bahagana bakabaha discount cyangwa se bakagira uburyo babagabanyiriza. Yego. Yaba ari abashaka gukoreramo ubukwe cyangwa se ibitaramo, cyangwa akaba ashaka icyumba cy'inama, cyangwa se akaba ashaka icyumba cyo kuraramo. Hari uburyo butandukanye bazegere, kuko Dove ifite nyine ufite abakozi babishinzwe. Reka mvuge gutya, abaperezida, abapasitoro, abantu bari bashinzwe amadepartema muri ADEPR mu gihe cya Tomu, yego, Gisozi itangira, muze dupfukame dusabe imbabazi. iziki se kandi ko igikorwa bakoze kigaragara? Twagikoze nabi, bitarimo umwuka w'Imana habe rudori, harimo inda nini cyo koza burya iby'Imana biraramba. Kereka nimba hari ayo mwashyize mu mufuka. Ariko ibya si bafunzwe bamwe. Tom ari n'abandi bari bari kumwe bari bazize iki? Izayi yaje kubera iki? Iyi Gisozi uzi intambara yabayemo, uzi abavuga butumwa birukanwe. None se hari abakristo bajya babibaza, se ko harimo abantu biba bigaragara ko ari abakene badafite ubushobozi buhagije, bakaba baragize umusanzu mu kubaka Gisozi, reka tuvureke no kugira uruhare mu kuyubaka, bakaba ari abakristo b'itorero ADEPR ikaba ifite hoteli, iyi hoteli ifite sare, nta kuntu bajya bafasha abantu kugira ngo bikorere ubukwe bakabashyiriraho discount? Byakagombye ata Bibiliya ntibayigenze kwiriye, ahubwo bakayicurika.
ariko uzi ko hari umukristo utaranabona iyo Gisozi bavuga ntago bayizi ataricaraho ngo nkwerewe n'agafanta ni ukuyumva. uzi iyi Gisozi abantu yahagaritse, uzi ko iyi Gisozi ngereka ngo amakuru nk'umuntu wari urimo ntago ari ukubabeshyera. iyi Gisozi ari wageze nturirimba utaratanga umusanzu, kandi ntago ari tolerance uvuga ngo utange uko wifite. bagushyiriragaho reka da baravuga ngo korari ni twicaye miliyoni ziniza, bakajya muri korari bakicara kabati mbo turimo 20 buri muntu naye batitaye kandi ntikuye y'indi misanzu. Korari uratanga amafaranga ya buri kwezi, muragura iniforume kugeza ubwo Jerry kugeza ubwo ivugabutumwa ryahagaze ntihagire korari isohoka itararangiza gutanga umusanzu. ibiterane birahagarara. igiterane cyabagaho cyari igiterane cya DPR cyo kuvuga ngo umuturgudu cya paruwasi iteguye igiterane cyo kwitangisha kuri Gisozi. bagera mu giterane bakabashuka ati muzana amatelefone yanyu tuyasengera. hari aho byabaye umwigisha umwana ati muzana amatelefone yanyu tuyasengera, ageze imbere ati amatelefone arajya gukora umurimo w'Imana. ariko ntugakabye ese nje kubeshyera uwo mudugudu usarajya ngo uvuga bari bawuriho baze batubwire. uwo mupasiteri ari kwigisha icyonzi cyo nuko baharaye ngo abahanuzi bazi kwitangisha cyane, bateguraga ibiterane akabati turatumira muyu nimba ari cy'urubyiruko umuntu uzi gusatura kweri bibi urakoze bitwaga abasatura. umurati kumwe nakurwanirira muriwe urashima Imana. Yego ndashima Yesu. ibintu ni byiza cyane gushima Imana nibyo bya mbere ubundi. Yego dukomeje kubona inkundura muri ADPR, impaka zabaye zose mu ivugurura, ariko bamwe bemeza ko ivugurura iryo ari ryo ryose nubwo abantu batajya baryakira ariko riba rikenewe kandi riza rigakora ibintu byiza cyane. Iteka ryose nubaho no mu buzima budafite impinduka uzamenye kubaye mu buzima bubi. kuko ubuzima budafite impinduka ni nk'ubuzima bumeze nk'ikidendezi. amazi adatemba agera akanuka, hazamo ibisimba, hazamo iminyorogoto, hazamo imyanda mibi. Yego. So iyo ufite ubuzima, Kristo yaravuze ngo ubuzima butembesha amazi. Yego. Mbese bivuga ngo ubuzima nyabuzima ni ubuzima buhora bufite impinduka. Niyo mpamvu ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Gusa icyababaza ni kimwe. Impinduka zose ni impinduka. Yego. Impinduka zose ni impinduka. Yego. Ariko uhindutse ute? Uhindutse ute? Cyangwa ubuzima bwawe buhindutse gute? Yego. Aho niho tumenya impinduka nziza cyangwa mbi. Ariko nanone biba bikenewe. Yes, yaba ibibi n'ibyiza turabikeneye mu buzima. Yego, abantu benshi bagiye bavuga bati ADPR yacu ya rwose biriya bari kuyikorera ntago ari byo, ariko ubundi kuba yavuga ngo ADPR yacu ubwo babikora bagendeye ku myaka ya kera, uko babitwaraga, uko urumva hari n'iterambere, hari icyo rizana. Sinavuga mu gakiza ahubwo mu migaragarire, mu mifatire y'ibyemezo. Ikintu abantu bavuze ngo amashuri kwiga si byiza. Reka mvuge gutya, waruvuze ADPR yacu. Yego. Kambwira ba ADPR na benshi yaratubyaye, iraturera, iradukuza. Kandi hari naho tugeze kuberayo cyane, ntawabyirengagiza, tubyemere. Ariko ADPR yageza iva ku idini cyangwa itorero riyoborwa n'umwuka
rishaka kumera nk'idini riyoborwa n'amahame. Amahame kandi ari Pentecote, ni itorero ry'umwuka. Ni itorero ry'umwuka. Kwitwa no kuba biratandukanye. Kwitwa kuba biratandukanye. Yego. Nimba nitwa umunyamwuka, si bivuze ko ndi umunyamwuka. Yego. ADPR iyo ikomeza nka mbere. Ese mbere ni gute? Reka tubanze turebe mbere, turebe na nyuma. Reka turebe hambere, turebe aho bita nyuma habaye iki? Mbere habaga iki? Hambere ADPR yari ifite inyigisho ivuga ngo mu isi si iwacu. None se hari wigishije ko mu isi ari iwacu? Si iwacu ariko akaya ndirimbo yo kwa bavandimwe ngo isi iraryoshye. Ntawe bigeze babyigisha. Sujya ujya gusura abantu. Ndabasura. Kamarayo n'iminsi cyane. Urarya ukomeza ukaryama ukavuga ngo si iwacu ntacyo nkora. Oya, urakora. Nese ko buri umushyitsi urakora. None ahubwo sari n'igihe ukora iby'iwanyu utakora cyane. None se kuki dufite imyumvire mibi n'ubujiji yo kumva ngo turi mu isi si iwacu tukananirwa kuhakorera, ahubwo ngo tuzagere mu ijuru iwacu turuhuke. Mu ijuru mu isi ntago ari isi yo kuryama. Ese bakora iki? Nta nubwo ari mu isi yo kwicara, ni isi yo gukora. Ahubwo uragira ngo bimpurize, ndumva wagiye mu mubiri kandi turi mu isi mu gikorwa cy'umwuka. Roho nzima, umubiri mu muzima. Tujya tureka kubeshya. Uze kubimpuriza. Imyigishirize yo hambere yari ukuvuga ngo umupasitoro cyangwa umuvugabutumwa utahengamishije urukweto nta mwuka wera. Utahengamishije urukweto no kuvuga mbese umukene niwe uzajya mu ijuru. Habaye imyigisho bavuga ngo mushehugukire iby'ijuru, ariho hahandi wasangaga uyu mwanya aba pasitoro bari gusezererwa. Utarahumutse mbere cyangwa basezerewe babayeho nabi. Tujye tureka kubeshya. Abasezerewe cyangwa bari gusezererwa batarahumutse mu maso, bagira imitekerereze yagutse, babayeho nabi. Nabi gute? Bafashe umwanya wo gukorera idini, bibwira ko bakorera Imana. Yego. Banigishwa ko badakwiriye kureba ibindi, badakwiriye kujya gucuruza. Umupasiteri wacuruje yaguye. Aho ni muri ADPR tukiri. Ubwo twavuyeho reka ADPR niyo ya mbere. Reka no abangaba bose aya madini nabiyomoye kuri ADPR. N'aba banyamurenge. Aba banyamurenge bafite amadini atandukanye, aba ADPR bita amacaci. Imurenge yitwaga Sepake muri Kongo. No biracyahari rega. No biracyahari, hari abanyakabera. Yatangiriye ikabera. Abanyakabera na n'uyu mwanya mbarangira imuhanga bariyo. Kandi babarizwa muri ADPR. Gahunda yabo ni agatambaro, gahunda yabo ni naturel. Tubyubahanemo. Region discipline ndagira ngo tuze kubihuza n'agakiza n'imikorere. Ibyo byihorera iby'agakiza na discipline ntunabinzanemo, biri kure birahabanye. None tukaba turaha tuvuga iki? Icyo turi kuvugaho ni imyigishirize n'imikorere yahashize. Twebwe turi kuvuga ibyo abantu benshi bari gukritika ngo itorero ryabo baryishe gute. Impamvu turi kuvuga ngo ni ADPR akaba ariyo dukontaho yuko n'aya macaci yari byawe na ADPR. Amacaci yose ubona nabiyomoye kuri ADPR kubera iki? Hari imyigishirije bari bamaje kubona itagendanye n'igihe kigezweho, kandi ndabikunda ndabyemera. Yego. Ndabyemera. Imyigishirize n'ubu ndacyashimira RGB yaje ikinjira mu madini no mu myigishirize. Uzacunge hambere yari imyigishirize yo kuvuga ngo kwa runaka amacaci si bakirijwe n'abapagani. Mbese yari imyigishirize y'amacakubiri no guca imanza gusa.
bagafata za nyigisho kubera ubumenyi buke, ariko n'ubundi n'izisangira ngo ahandi oya birimo biragenda bihinduka ngo ni amacaci. biri kugenda tugiye bihinduka. tubona rumwe mu rusengero rwiza bahita bashyiraho ADPR church, biri guhinduka, Remera church, biri guhinduka, tayari birimo birahinduka byo mubwira ngo ahashize n'ubu, ariko ngira ngo ni ukudasobanukirwa mu bwari myumvire. ubumenyi buke. Yego, kugira ngo umenye church bivuga iki. Yego. Na eglise ni ya yindi nyine. Ofete urumva ahambere waruzuraga ati shi warebamo gatatu ati Pastoral n'uyu, mbese waba werekwa ati ni ukwiriye kuba umushumba, none agafata byanditswe akabisobanura mu bigendanye n'imyumvire ye. Yego, ariko bitagendanye n'ubumenyi, kandi bidusaba ko iyi Bibiliya ugomba kugira n'ubumenyi, tugomba kugira umwuka wera tukagira n'ubumenyi. Kubera iki? Uramutse ufite ubumenyi gusa udafite mwuka wera wica abantu, urabaroga. uramutse ufite mwuka wera udafite ubumenyi wica abantu. Bisaba iki? Balance. So ahambere nibyo twari turiho, wenda tusinzi niba tuyari ibintu mbazaho. Yego. Harari imyigishirize ifite ubumenyi buke. Unyumve neza, Turakurikira. bayoborwa n'amarangamutima bakabeshyera umwuka wera. Naraye ntonganye n'umuturanyi, wibuke ko n'umunyarwanda wa kera iyo yashwanaga na mutoya yitaye akabyuka byaraye bati mbabamo Mbazi se amazina y'amagenurano ntago akenewe. Nizo nyigisho nizo zari ziriho. Waba washwanye n'umuntu mu muhanda, Imana izabahonda, agahita bihuza na nyanyigisho ngo Abedomu izabakubita igikweto mu mutwe. Tujye tubabona no mu ndirimbo zimwe zahimbiwe ugasanga ni incyuro gusa. Yes. Bavuga umusaraba ryari, bavuga urukundo rwa Kristo ryari, bavuga kwera kw'Imana ryari, bavuga kugandukira Yesu ryari, ahubwo ugasanga bavuga mugenzi wawe Imana izamukurutisha, izaza Baraturwanyijwe, ariko none tugiye kuba depasa. Haleluya. Yego. Iriya yari imyigishirize yo kubyutsa amarangamutima gusa. Humura wowe ushonje, Imana iguhaye ibiryo kandi ukagerayo ukaburara aka. Imana iranabitanga. Irabitanga. Yes. True. Yego. Ariko noneho kuki kudufata Yesu nitumwigireho? Uribuka bamwaka umusoro? Utanze ariko. Kuki Yesu atavuze ngo ndategetse mu izina rya Data muhumi? Kuki yabwiye Petero ati manuka? Bifuza nane Ifuhura nayo uyasamura ikirimo uhereze ibya Kayizari, by'imbuye Kayizari n'iby'Imana mu bihimana. So hambere hakoreshwaga amarangamutima arimo imyumvire y'imibanire hagati n'abantu, bakabeshyera mwuka wera, harimo n'ubumenyi buke. Ariko this now byarahindutse uyu munsi, kubera ko hajemo n'abize bafite ubumenyi, bafite uburyo baha ibintu bya Kayizari bakabiha Kayizari, n'iby'Imana bakabiha Imana, kandi bikagendana mu murongo. Kugeza uyu mwanya ADPR nibwo ubu ngubu nava ko bari gukora n'umwuka w'Imana mu buryo bwuzuye. Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye. Yego. Kora uzo akuze ako Jerry, wari wasenga no kwikofa ari hakantu ngo mvuko bimera. Mwuka wera manuka neza. Wari wasenga uwambaye agakositime gashyashya wiguriye, ariko kameze neza. Ariko dore ikibazo, waguze. Dore ikibazo cyavutse rero. Nubwo ibyo byagenze neza, harimo abakibyica. Harimo ababonye ko banze guhumuka mbere, bakaba bagira icyo bakora hambere, ubu bakaba batangiye kugikora mu manyanga babeshyera Imana kugira ngo bagire icyo baronka. Bavuye mu myigishirize y'ubucamanza bageze mu myigishirize y'iterabwoba. Ariko hano rusange siho gusa, ntago turi muri ADPR, turi muri rusange. Ariko nanone amusosari iyo ucunze abantu benshi babikora, ni abahagaritswemo batagira ahandi babarizwa.
yego babaye ibicamuke babaye ibicamuke by'itorero si abadeperi pe mu nyumve ni ababaye ibicamuke. Abo ni ababa bavuye mu bubari bazihaze bakaza gushaka ayandi macupa babeshya abantu ngo bagiye kubasengera, bakazana imvugo y'iterabwoba yo kugira ngo wamukatiranyishe nintabikora. Abo ni ababa bana bafite ubunebwe mu mitwe yabo, bakanga gukora ibizima, bakicatereka njya kubabwira ati nibatampa abantu irabica. yego Bivuze iki? Nubwo basirimutse harimo abaje mu buryo bwo kugira gute, bwo gusenya abanyetorero, kuzana inyigisho z'iterabwoba bishingiye ku nda nini yabo. Reka na nihute ngere kuri iki kintu cyo gusengera abadamu. Kuri ikintu cyo gusengera abadamu batangira bavuga ngo ninda nini abagabo bagiye bagira kenshi bo kumva ko abagore nta jambo bakwiriye guhabwa, ariko siko kuri. Bareka inda nini, bareka ubusambo bw'ahashize, kuko turebye kuri Kristo, ninde wageje ibirenge Yesu? umudamu Ninde muntu wavuze ubutumwa i Samariya umudamu akimara gukizwa ibyaha? Ninde muntu wamamuwe winjiye mu mva bwa mbere? umudamu Ninde muntu wasakaje ko Yesu yazutse? Ahubwo se ninde wavuze ubutumwa nk'umudamu? Ahubwo abagabo ba Petero si abanyabwoba bihishe bavuga ngo urasa na Yesu, ati ndakwiyamye. umuntu nta So byose rero nge muri rusange twe turi ku idini rya ADPR nk'idini ryatubyaye, twese ni abanyamadini baza ahubwo bicare bige buko rwose ADPR. Ariko ndashimira Izayi wenda nimba ari uko ADPR simbizi, sinzi icyabihinduye, nimba wenda ari amategeko ya leta, ariko ku ngoma ya Izayi ADPR yarasirimutse. Ubwo twabonye bakira Apostle Sostene n'umukobwa we, nibwo twabonye Antoine Rutayisire, nibwo twabonye n'abandi bibohora bakajya mu yandi macaca. Ngibeshye ujye kubwiriza ahandi, ibeshye ahashize wagiye mu banyamahanga, urumva inyigisho z'amacakubiri. Ariko ubu mwanya barasoma kubera iki? Hajemo abajijutse mu bumenyi ndetse banafite umwuka we. Yego, hakaza ikindi kibazo rero nk'imiryango ishingiye ku myemerere cyangwa imyizerere. Hari ibikorwa bigirira sosiyete akamaro. Ndatanga urugero, hari amashuri, hari ibitaro, ibikorwa bindi bitandukanye bibyarira inyungu ariko bishingiye kuri iyo myemerere, ariko binabyara inyungu, binafitiye akamaro abandi bantu muri rusange, community muri rusange. Twatanze urwo rugero, amavuriro, amashuri n'ibindi bintu byose. Hari ikintu cyavuzwe kuri Gisozi. Gisozi iragenda iba Gisozi, kuyitanga biba mpate, biba kuyibwiriza za 2005 na 2015 na 16 aho ngaho. Urumva igenda ari vice perezida wa korali. Yego se, urumva ikintu kiragenda gicumuza abantu, abandi barasohoka, abandi baravuga bati yego. Ariko se tukareba ibyo bikorwa remezo bimarira iki? Bimarira iki wa mukristo uraho? Yungukira iki? Yagize uruhare mu gutanga umusanzu we yubaka, hanyuma we nk'ubarizwa aho ngaho yungukira he? Abantu bakomeje kubyibaza, abenshi baracecekeshwa. Ni mwe kubibaza, kuko ndibuka ko nko mu itorero, nko mu badivantiste, iyo ufite urupapuro rw'itorero kuri umudivantiste, hari porosantaje runaka ku ishuri bakugabanyirizaho. Sinzi nimba n'ubu bikiriho. Abantu bakibaza bite, bimeze bite? Ariko byagera kuri Dove ya ADPR, hoteli Dove niyo yavugishije abantu cyane, kuko hari ibindi bikorwa ADPR ifite insengero, ifite amashuri,
ifite amavuriro ariko byagera kuri Gisozi yabaye Gisozi no kubera iki icumuje abantu. Ubu hari amakuru avuga ko ishobora kuba yareguriwe abandi bantu ku ruhande rutari urw'itorero. Reka mvuge kino kintu akomya rutenderi numva amayo mose yaraje. Aba Pastoral bari bariho ku bwato mu Gisozi za ntago ari Izayi, ntago ariho, ni Tom. Kuko icyo gihe naguye ko nari umuyobozi nari vice president wa korali muri ADPR. Nari umuvugabutumwa muri ADPR bahaga uruhimbi ku cyumweru. Uzi kugira ngo hano kuri kamera hano ku mudugudu wa Birembo utagira ngo ni uzi kugira ngo baguha agatuti ku cyumweru. Ndi umusore ku cyumweru ubundi bakubonamo bitaramera neza. Ni mu mibyizi, ni mu byumba by'amasengesho, ariko ku cyumweru bamaga agatuti abwirizamo ntabwo ari kwivuga. So nubwo wenda tutarangizanyije neza kavuge gutyo, ariko natanya ngo ni kure muri Kigali hano Ikinyinya. Hari abavuga butumwa mbona b'ibyamamare twajaga duhura nka noneho mu mibyizi twagiraga icyumba cyo kuwa 4 gishyushye cyane ariko cyane gikomeye. Reka mvuge gutya, abaperezida, abapastoral, abantu bari bashinzwe amadepartement muri ADPR mu gihe cya Tomu yego Gisozi itangira, muze dupfukame dusabe imbabazi. Iziki se kandi ko igikorwa bakoze kigaragara twagikoze nabi bitarimo umwuka w'Imana habe rudori, harimo inda nini cyo koza burya iby'Imana biraramba. Kereka nimba hari ayo mwashyize mu mufuka. Ariko ibya si bafunzwe bamwe. Tom ari n'abandi bari kumwe bari bazize iki? Izayi yaje kubera iki? Iyi Gisozi uzi intambara yabayemo, uzi abavuga butumwa birukanwe. None se hari abakristo bajya babibaza se ko harimo abantu biba bigaragara ko ari abakene badafite ubushobozi buhagije, bakaba baragize umusanzu mu kubaka Gisozi, reka tuvureke no kugira uruhare mu kuyubaka, bakaba ari abakristo b'itorero ADPR ikaba ifite hoteli, iyi hoteli ifite sare, nta kuntu bajya bafasha abantu kugira ngo bikorere ubukwe bakabashyiriraho discount? Byakagombye. Ndashimira nk'idini rimwe bari bafite sare yari urusengero ihinduka na sare. Amusosori kubivuga, ndabashimira ko bari bashatse gufasha umuntu bakayimuhera for free ko yari umukristo wabo kandi nta bushobozi afite, nubwo bitagenze neza byapfuye. Amabwiriza yarahindutse no guhinduka icyo gihe ntabwo ubwo bukwe bwabaye. Okay yego, ariko bari bamufashije niko ubundi byakagombye. Kandi iryo dini ndarikunda pe, niko byakagombye. Ibikorwa remezo by'idini byakagiriye inyungu ababarizwa mbere na mbere, ababarizwa muri iryo dini, abandi bakaza nabo. Ariko Zion Temple ifite ishuri Academy Authentic hano Kicukiro n'ahandi na za Rwamagana. Maybe mu bakristo hari discount ibamo. Ndibuka ko harimo nabo bafataga bakabarihira for free bakurikije performance yabo cyangwa n'ubuzima babayemo, barabafashe barabarihirira. Ariko ADPR ADPR nyizo nyuma Katolike ifata abana babahereza cyangwa abandi bakabishyurira mu bigo byabo. Abadivantiste bagiraga ku makaminuza yabo bagiraga ibyo bagabanyirizwa. Ariko amugane ADPR ifasha iki abakristo baho kuri ibyo bikorwa remezo bifite? Ntacyo. Safe ninda nini n'ubusambo bazanyemo.
ntago abana urubu urubyiruko bakagombye kuba bajya kurushywa na sare dove ihari. ese ko kuba warakoreye umugisha ku mana ibyo ngibyo birimo? ariko wakoreye umugisha ku mana, iyihe mana? Imana yo mu ijuru. Wakoreye umugisha kuri ku idini. Oya, Imana. None se ugira ngo abashumba bari kuyobora bari gusezerera bakore shaka uvuga n'ibiki? Ni ibyo ngibyo. Hari aho bakoreraga Imana bakarengera bakanakorera n'idini bashukwa. C'est vrai. C'est vrai. Kubera ya myigisho zo kuvuga ngo Imana yizicira inzira gusa, ngo wowe ngo ntukarebe ibyo utanze ngo bikurikirane ngo byakoreshejwe gute, ngo wemenya ko Imana yabyanditse. ngo urugero ko atari byo. Yesu Yuda so ari kontabure, kuki Yesu yagize umukontabure mu ntumwa 12 nawe wa 13 kugira ngo ibintu bigende neza, ntabyishyireho. Yari kubishobora rurya ruhago rw'ibiceri. Nkubwira uburyo bikurikiranye, nkubwira uburyo bikurikiranye mikwibutse. Kuki yageze aho abantu bashonje akabaza ngo mu kigega harimo iki? Accountability. Kuki iyo myumvire niyo mitekerereza abantu bagifite ubwo, niyo mpamvu namwe ngo bakwiriye kwiga, bafata Bibiliya ntibayigenze kwiriye ahubwo bakayicurika. Ariko uzi ko hari umukristo utaranabona iyo Gisozi bavuga, ntago bayizi, ataricaraho ngo nkwerewe n'agafanta. nuko yumva uzi iyi Gisozi abantu yahagaritse, uzi ko iyi Gisozi ngereka ngo amakuru nk'umuntu wari urimo ntago ari ukubabeshyera. Iyi Gisozi ari wageze nturirimba utaratanga umusanzu, kandi ntago ari tolerance uvuga ngo utange uko wifite. Bagushyiriragaho reka da baravuga ngo korari ni tuyicaye miliyoni ziniza, bakajya muri korari bakicara kabati mbo turimo 20 buri muntu naye batitaye. Kandi ntikuye yindi misanzu, korari uratanga amafaranga ya buri kwezi, muragura iniforume, kugeza ubwo Jerry kugeza ubwo ivuga butumwa ryahagaze ntihagire korari isohoka itararangiza gutanga umusanzu. Ibiterane birahagarara. Igiterane cyabagaho cyari igiterane cy'ADPR cyo kuvuga ngo umuturgudu cya paruwasi iteguye igiterane cyo kwitangisha kuri Gisozi. Bagera mu giterane bakabashuka ati muzana amatelefone yanyu tuyasengera. Hari aho byabaye umwigisha umwana ati muzana amatelefone yanyu tuyasengera, ageze imbere ati amatelefone arajya gukora umurimo w'Imana. Ariko ntugakabye. Ese nje kubeshyera uwo mudugudu usarajya uvuga bari bawuriho baze batubwire. Uwo mupasiteri ari kwigisha birangiye. Icyo nuko baharaye ngo abahanuzi bazi kwitangisha cyane, bateguraga ibiterane akabati turatumira muyo nimba ari cyo by'uko umuntu uzi gusatura kweri bibi urakoze bitwaga abasatuzi. Uza abana batasengewe kubera iyi Gisozi, ubwo kugira ngo ubone serivisi z'itorero nuko byagomba waratanze Gisozi yarabaye Gisozi nyine nawe baze Gisozi. Gushyingirwa Gisozi, kubatizwa Gisozi. Genda gize ubwoba aho bagera bavuga ngo batanga gitansi, bakoze amaresi. Warubize iyo umuntu bakoze resi, wamara gutanga Gisozi ukaba ufite resi, aho wibeshye uyitese ibeshye uyite. None ngo byagenze gute kuri iyo Gisozi yateje akaduruvayo ngo bayitanze? Oya, ni amakuru numvise ko bashobora kuba barayitanze. Nabonye reka nze ndebe umuntu nimba ari byo ntibeshya. Urumva nabonye bavuga bapanga bashyira mu majwi nta nimero zose nyegera baho. Nshaka kumuhamagara se. Okay. Bayihaye umugabo witwa Philbert. Nibyo se? Yego, niwe usigara umuyobozi mukuru wayo, niwe muyobozi wa Dove, ariko Philbert si umwa-ADPR. Noneho twibaza, ADPR yaragurishijwe.
ADPR nako dove yaragurishijwe, dove yarakodeshejwe, kuko twabibonye muri kiriya ubu noneho n'ingamba zayo zaba zarahindutse ufite kuvuga ngo bya bintu bangurajyana y'umuntu mwasezeranye gusa, cyangwa se inzoga ntabwo zemewemo hariya. Simbizi ubwo, ariko wumvishe ko abanyamakuru babibajijeho. Twibaze, dove yaragurishijwe. Nanjye nibyo ndi kwibaza. Dove ishobora kuba yaragurishijwe, ntabwo tubizi. Ntabwo yagurishijwe nawe. None se yabikiri mu biganza bya ADPR, nta bantu bize management muri ADPR kariho tuvuga duhera. Uyu mugabo ni inshuti yanjye, I'm so sorry. I know, ndabizi ni ikiganiro ari bugikurikirane. Kandi uyu mugabo ni umushoramari. Nyine umushoramari. Ubu nshatse nanamwamamariza ariko kamziyorere. Afite izindi kampani ze zibwite ku ruhande. Ni umujene rwose. None twibaze, nimba itaragurishe, dusesengura ahantu Jerry, nimba itaragurishijwe, wende kavuga ngo ni umukozi muri ADPR, nta wize ibi bintu kugira ngo basi banabateze imbere. Wasanga badahari bari kuri urwo rwego. Wasanga je sais pas, ntibibaho, ntago bibaho. ADPR ifite abantu bize, ADPR ifite abantu none se nkubwira, none nimba batarimo abari kwishyurira A0 ubu nta AE bari bafite, harabiri kwishyurira. Bazanavanamo buno buyobozi bushya. Ako nta kantu keza ko gushimirwa, reka tubashimire kuri icyo gikorwa. None nibaze, harimo n'umushuti wanjye ufitemo umuntu. Bagize neza. Nanjye hari umushuti wanjye ufitemo umuntu. Imana turayikunda, hari ibyo yagiye ikemura, reka twizere ko n'ibindi bizakemuka. Twibaza aha hantu, abantu badukurikiye muhumuke mukanguka. Iyi Gisozi yavugishije abantu benshi. Iyi dove yafungishije ba Tom, iyi dove yatumye abantu batajya kwigabura, iyi dove yatumye ibitane bihagarara, iyi dove yatumye ivuga butumwa risesuye rihagarara. Iyi dove yabuze umwadeperi uyiyobora, nimba itaragurishijwe. Nanjye nibyo ndi kwibaza, umbaze nkubaze. Iyi ADPR ishobora kuba yaragurishijwe nako iyi dove. Kugeza uyu mwanya ntabwo ikiri mu biganza bya ADPR. Yego, iri mu biganza by'abashoramari. Abashoramari ariko nibo babungabunga ibintu neza, cyane cyane by'imari, kuko nibo bazi uburyo bicururiza. Nkampaye telefone nkamagarizaye ku izina ry'Imana. Ushize sinamuhamagaye bavuga ngo yahunze. Wampaye telefone yanjye. Oya, dusobanukirwe ibi tuve mu rujijo. Ningirirwa umugisha akanyitaba, ntabwo yakwitaba. Si ukuvogera, ariko ibi bintu babikwiriye. Yego, iyi Gisozi ntabwo yavunnye ubuyobozi bwo hejuru. Jane tujye tureka kubeshyanya. Yavunnye abakristo, abantu bari muri ADPR ku bwa Gisozi. Ndabizi neza Jane, hari n'abasohotse muri ADPR. Si bose ariko harimo abasohotse barasezera. Ibi narabo turabivuga ko ngo ni itiku, si itiku. Ahubwo twibaza izi mvuno wamugana abakristo bagira umumaro, bagira kuri izi nyubako. Yego, bibamariye iki? Kugeza uyu mwanya duhumuke tuve mu bujiji, batare gukorera Imana. Kandeba Imana ifashe cyetse nk'ubanyitabye. Batwumve, ushobora kuba ahuze ari mu kandi kazi. Ese turi kwa gatandatu. Tegura ijambo ry'ejo se, cyangwa yatashye ubukwe. Muvugize umuvugizi ubundi aho ari hose yagakwiriye kwitaba, niyo yaba ari mu nama. Ubundi ntago yemerewe kutitaba telefoni iyo ariyo yose. Muraho neza Pastoral? Mahoro y'Imana. Nitwa Bobo, umunyamakuru kuri Give Hope TV.
sinzi aho mwatwemera tukagira akantu tubabazaho ari ibintu twari turi kwibaza ku bijyanye n'ibikorwa remezo. Okay, murakoze cyane. Iyi Dove hoteli ni inyubako Abakristo bagizemo uruhare, banatanzemo umusanzu, ariko uyu mwanya hakaba hagaragara wenda ko yaba yashyizwe ahari mu biganza by'abashoramari cyangwa bamwe bavuga ko yaba yagurishijwe, ko twabonye ejo ndi babaza umugabo witwa Philbert nk'umuyobozi usigaye yihagarariye, ese iyi Dove hoteli yaba ikiri mu biganza bya ADEPR? Dove hoteli ni ADEPR 100%. Philbert ni umuyobozi wayo, birumvikana ko ni Dove hoteli iri mu kigo cy'itorero gikora ibintu investment company. Yego. Gihuza ari Dove hoteli, ari hoteli y'igicumbi, ari ama guest house, kikaba kigira kodi kirwa n'ubuyobozi bw'itorero kugira ngo gikurikirane imikorere yacyo. Ni ikigo cy'itorero 100%. Noneho ikaba ifite nyine umuyobozi Philbert, umuyobozi uhuza ibyo bikorwa bikorerwa muri Dove. Rero y'itorero ADEPR 100%. Yego. Mu rwego wenda rwo kuvuga ko mwafashe Philbert maybe ni umwadeperi w'imbere cyangwa yuko mwabonye ari ufite ubushobozi bwo kuyobora Dove? Umukristo waho. Umukristo w'imbere mushumba mutwihanganire wenda. Tureba ubushobozi bw'abantu nuko babasha gushyira mu ngiro misiyo y'itorero. Ntabwo tujya kuvangura amadini. Sinzi impamvu ushaka kumenya niba mwadeperi cyangwa mwadeperi. Yuko twibaza wenda ko iyi Dove hoteli ni inyubako yateje imvururu cyane mu gihe cy'itangira kwayo. Ndatekereza mwe mutarajya ku buyobozi, bwari ari ubuyobozi mwaje musimbura. Twavugaga tukibaza nta kuntu ese nimba umumaro wayo yakagira umumaro Abakristo wenda ba ADEPR muri rusange, haba harabuzemo umuntu ufitemo ubwo bushobozi n'ubumenyi bwabyo kugira yayiyobora. ADEPR igira abakozi, Dove hoteli igira abakozi benshi b'ADEPR, ariko ibasha no kugira n'abakozi basengera mu yandi matorero bitewe n'ababashe gutsindira umwanya w'umurimo. Yego. Nyine dushyira umwanya w'umurimo ku isoko, ugashaka uwutsindira. Icya mbere kiba kirebwa ni uko abasha gushyira mu bikorwa misiyo y'itorero rigana mu Kristo. Rero iyo ari we watsinze ntabwo tujya gushyira itangazo ku isoko tuvuga ngo turashaka kuba ko umwadeperi, ariko ifite abakozi benshi cyane baba muri ADEPR bava mu itorero rya ADEPR, nabo bijyanye n'uko nyine bagiye batsindira imyanya y'uwo murimo. Yego. Murakoze cyane. Iyo tukurikiranye amakuru wenda y'uburyo yatangiyemo, twabivuze wenda haruguru, twagatekereje ko yakagiriye umumaro Abakristo muri ADEPR. Ndaguha urugero wenda tujya tuvuga ngo Abadiventiste ari uburyo bafashamo Abakristo abo muri kaminuza zabo, mu bikorwa byabo remezo hakaba hafi. Abakatolike nuko n'ayandi madini amwe namwe. Ese ADEPR mu bikorwa byayo muri rusange bifitiye kamaro ki Abakristo muri ADEPR? Ndavuga urugero, niba mufite sara kuri Dove hoteli, nk'urubyiruko cyangwa umujene wo muri ADEPR ufite ubukwe, mubasha mwamushyigikira gute mu buryo bwo mu bikorwa remezo yaba yaragizemo uruhare cyangwa ababyeyi be? Mu buryo butandukanye. Iyo
bene cyo kubanza kumva icyo ibikorwa nka biriya byubakirwa n'umumaro bifitiye itorero muri rusange, kandi nyine bifitiye itorero muri rusange umumaro, icyo ukora n'umuntu ku giti cye yaje mu cyambere kubanza kwishimira kaje muri hoteli y'itorero rye, yego, icyo ni icyambere yishimira, ariko nawe akaba agira uruhare mu bihakorerwa. Urabizi ko hari uburyo bafasha abaza bahagana bakabaha discount cyangwa se bakagira uburyo babagabanyiriza, yego, yaba ari abashaka gukoreramo ubukwe cyangwa se ibitaramo, cyangwa akaba ashaka icyumba cy'inama, cyangwa se akaba ashaka icyumba cyo kuraramo. Hari uburyo butandukanye bazegere, kuko dufite nyine ufite abakozi babishinzwe babikora umunsi ku wundi, kandi mu byo bakora n'iyo abanyeshuri baje kuhakorera ibikorwa bitandukanye bafite uburyo babagabanyiriza bikabafasha. mu mahame twari tuzi aracyakomeje, cyangwa kuba harimo abayobozi bashyashya batari no muri ADEPR, arajya ku mahame ya standard ya hoteli. Ubundi yenda tuzi ko igira igice cya bar na resitora, amacumbi. Ubwo bar aba arimo inzoga, ibisindisha. Amacumbi ni umuntu wese yagenda akafata icumbi uko abishaka, ariko mbere twe tuzi ko habanza kugaragazwa wenda iyo ujyanye n'undi muntu nk'umugore n'umugabo cyangwa umukobwa n'umusore ujyana icyangwa ko mwashyingiranwa. Ayo mahame aracyariho, cyangwa se ko yari agiye abayobozi batari no muri ADEPR yaba yarahindutse? Nakubwiye ko iyo dushaka abayobozi dushaka abakristo. Yego, abayobozi bahita mbere n'abakristo. Abakristo bizera Yesu Kristo, kandi bemera icyerekezo cy'itorero ADEPR, bemera indangagaciro z'itorero ADEPR, bafite n'inshingano yo kubishyira mu bikorwa. yego, rero ibindi byose uri kuvangamo ntabwo bihuye nyine n'icyo ADEPR icyo kigamije, ndetse n'abayobozi kizana baje kuhakora umurimo. Niyo mpamvu kuba hari umuyobozi wahindutse hakaza undi muyobozi, uwo muyobozi kandi akaba aje umukristo, ntabwo ari byo bibasha guhindura indangagaciro z'itorero. Ibyo tutemera ntitubyemera, ibyo tudakora ntabwo tubikora, kandi dushobora no kuzana umuntu uje kubikora, kuko igihe cyose mu bigenderwaho kugira ngo umuntu ahabwe akazi, yego, harimo icyo cyo kubanza kureba niba ari umukristo ubuhamya bwe, niba kandi anajyanye n'icyerekezo n'indangagaciro by'itorero ADEPR, kandi anemera kubishyira mu bikorwa. Ni igikorwa cy'ubucuruzi, ariko ubucuruzi bushyigikira misiyo y'itorero. yego, niyo mpamvu rero n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi by'itorero ADEPR aho bikorerwa hose, ntabwo twemera ibikorwa byaba binyuranye. yego. Wenda turasa nk'abagana ku musozi. Ikibazo cya nyuma nibaza, hari inkuru zirimo ziracicikana ariko abantu batari kuvugaho rumwe mu mpinduka z'ubuyobozi bwa ADEPR, harimo no gusengera abadamu ku bushumba. Iki cyo ko mumaze iminsi mubona muri social media, wenda hari icyo mwagitangaza se koko ni ukuri iyo gahunda irahari? Ese bihagaze gute mu byo gusengera abadamu ku bushumba? kandi si n'ikiri muri social media, kuko reka rero wahuye nabyo, kuko ni igikorwa cyanyuze mu nama zitandukanye zo mu itorero, cyanafashweho ibyemezo binahabwa umurongo, nka kimwe mu bifasha itorero mu cyerekezo 2050, ko byemeye ko bigiye gutangira gusengera abagore ku nshingano z'ubupasitori. yego, mwaba mwarashyizeho igihe tuzatangira gusengera abapasitori? yego, nitugishyiraho tuzagitangaza. niba ari ibindi mwumvise, mbega niba ari ibindi mwumvise umuntu yavuze igihe, ibyo mwumvise bitavuze natwe, ni ibitekerezo by'abantu, ntabwo ari gahunda y'itorero ADEPR.
hari abantu barimo bariga rimwe bwe mugizemo uruhare rwo kubarihirira biravugwa ko ariho muri guteganya gukuramo abashumba byaba ari ukuri ubusanzwe adeperi mu bikorwa bifite nitaho kugira ibigo by'amashuri 316 bimaze imyaka irenga 78 mu gikorwa cyo hari ibikorwa by'amashuri uburezi yishyurira abantu amashuri mbega abantu benshi bize cyane bishyuwe na adeperi rero muri uyu munsi kandi yabikomeje izanabyongera cyane mushumba reka tubashimire kandi Imana ibaha umugisha kubw'umwanya muduhaye ngaye bwoko nyuma y'ibyo ngibyo nta kindi twarenza none se hari ikindi nta kindi urumva reka dusoreze muratetsereza kuri aya kantu adeperi habuzemo umuntu ufite ubushobozi n'ubumenyi bwo kuyobora dove kadusoze byumvikane nta comment dushyiraho ku byo umuyobozi yavuze asante sawa